umuhanzi utanga icyizere cy'ejo hazaza heza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zizwi cyane nka gospel. Ni umuhanzi uri kwibere mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko nyine usanga muri iyi minsi ari ugezweho cyane muri iryo torero. Ubwiza bw'umutima n'ubw'ibigaragara, ijwi rye ryiza no kugwa neza, yitwa Vumiliya Mfitimana. Nafashe telefone yanjye maze nyarukira kuri YouTube, nandikamo Vumiliya Mfitimana, mbona urutonde rw'indirimbo nyinshi zuje icyanga ndetse n'ubutumwa zirimo izahabu. Yanyigishije kwizahabu itabanzi zidaciye mu muriro. Mwikomejeho umutsinzi, mutima wanjye nkundira unyumve, iyo utumutsinzurwa nujye mbere. ndutira byose, Undutirigise mwami wanjye, mu gihombo ubera inyungu. n'izindi nyinshi. Ndi ku muyoboro we wa YouTube Vumiliya Mfitimana, ndeba ibihangano bye, natunguwe no kubona uburyo indirimbo ze zirebwa n'uruvunganzoka rw'abantu. Aho ku ruhembe rw'imbere hari yitwa Nyigisha, yarebwe n'abasaga 1,300,000. Iyi igakurikirwa n'iyitwa Amahoro, imaze kurebwa n'726,000. Hakabaho n'indi yitwa Bya Bindi, imaze kurebwa n'740,000 n'izindi nyinshi ziri mu bihumbi magana. Indirimbo nshyashya Vumiliya Mfitimana aherutse gushyira hanze ni indirimbo yitwa Nifundishe. Ikaba ari indirimbo y'Igiswahili yavanywe mu y'Ikinyarwanda yitwaga Nyigisha. Ibyo ubona si ukweditinga, ahubwo arakunzwe pe. Vumiliya Mfitimana mu biganza by'imbaga y'abantu itagira uko ingana. Aha ni mu gitaramo yakoze akagikorera muri kaminuza ya Inirake. Igitaramo cyabaye tariki 4 Gicurasi 2024. Igitaramo cy'amateka cyitabiriwe n'imbaga y'abantu benshi, barimo na Dusenge Kerenia wamenyekanye cyane nka Madederi muri sinema nyarwanda. Igitaramo kandi cyitabiriwe n'amakorali akomeye cyane yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, arimo Intwari za Kristo y'Ikigombe, Ababimbuzi yo ku Muhima, Hope in Christ ya Kicukiro Centre, si amakorali gusa yari ahari, dore ko hari n'abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana babarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, barimo Fanuel Bigirimana. Ushobora kwibera mu cyaro kimwe kivunga na rubanda, na Anne Muhimpundu. Yesu we ntacyo ngushinja, ntacyo utankoreye mbonere. Ni igitaramo cyiswe Nyigisha Live Concert, cyanakusanyirijwemo inkunga yo gufasha uyu muhanzi. Ibyo simbigarukaho, ahubwo ndagaruka ku kavideo kagufi kacaracaye ku mbuga nkoranyambaga kagaragazaga uburyo Vumiliya Mfitimana yashimishije abitabiriye igitaramo hanyuma bakamuterura. Ibi ni ibintu byatumye benshi bandika, abandi baravuga karahava. Dore ibitekerezo byatanzwe. Umwe yaragize ati, ibi nibyo Musoni Flavie yavugaga da. Is this praise God? Where is the difference between this and the Dube concert? Only because you put God's name in your words. Kuri wowe utasobanukiwe, yaragize ati, ibi ni ukuramya Imana cyangwa? Nirihe tandukaniro ry'iki gitaramo n'icya Lucky Dube? Ikigaragaza ko ari ukuramya Imana cyonyine nuko mwavuzemo izina ry'Imana gusa. Undi nawe yunzemo ati, cyakoze rimwe mutanga ijuru nta n'umwe warijyamo pe. Ninde wabahaye ububasha bwo guca imanza mutandukanye igitaramo n'ikiriyo? Undi nawe ati, ntiwibaza impamvu umwitero wa Dawidi waguye kubera kubyina?
Havuzwe byinshi tutarondora, gusa icyo ugomba kumvamo nuko iki ari igitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi. Reka tuviyo ahubwo twinjire mu mateka nyirizina yaranze Vumiliya Mfitimana n'uburyo yaje kwinjira mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Amazina ye bwite nk'ibisanzwe ni Vumiliya Mfitimana. Yavukiye mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba. Avuka mu bana batanu, akaba ariyo mfura muri abo bana batanu bavukana. Yavukiye kandi akurira mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Akaba azwi cyane nk'umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vumiliya kandi ni umuririmbyi muri korali yitwa Pilgrim's Hope yo ku itorero rya Elayono, intara y'ivugabutumwa ya Mugejuru. Umunyarwanda we ati gukina bivamo kurira. Burya Vumiliya rero nawe ari mu bakinnye nyuma havamo kurira. Gusa nimvuga kurira ntubyumve mu buryo buri negative, ahubwo wumva amarira y'ibyishimo. Dore uburyo yinjiye mu muziki mu buryo bw'imikino kugeza ahindutse ikimenya bose. Njye nitwa Obed Rugwiro, uhawe ikaze. Vumiliya Mfitimana akiri muto yakundaga kwibera mu dukorari tw'abana bato. Ibyo byamutyarije impano ye yo kuririmba. Amaze gukura ari mu mwaka wa 2016 mu matsinda y'ishuri ryo kwisabato. Mbere yarazwi nko mu mitwe, gusa iyi mvugo ikaza gukosorwa. Izina ry'ishuri ryo kwisabato niryo ryari buririmbire abizera mu ishuri ryo kwisabato. Nyine iryo tsinda rikaba ari ryo Vumiliya Mfitimana yaraherereyemo. Ubwo ryaririmbaga, Vumiliya niwe wari uyoboye ijwi rya soprano. Muri iryo teraniro harimo umuproducer, maze atangazwa cyane n'ijwi ry'uwo mukobwa, bituma amwegera ati, ese ko numva ufite ijwi ryiza, nkaba mfite abana muri studio bakaba batari kubikora neza, waza ukabamfashiriza? Vumiliya yarabyemeye, aza gufasha abo bana. Ubwo Vumiliya yageraga muri studio, yafatanyije n'abo bana kuririmba. Hakaba indirimbo yo gutera igitero kigaterwa n'umuntu umwe, maze Vumiliya asabwa kugitera. Bityo amaze kugitera icyo gitero, producer anezezwa cyane n'uburyo Vumiliya Mfitimana afite ijwi ryiza ndetse yaririmba wenyine bigakunda. Ubwo yari amaze kumwumvamo iyo mpano itangaje, yaramubwiye ati, ese waretse tugakora indirimbo ririmba wenyine tukareba niba byakunda? Nyuma yo gutunganya iyo ndirimbo, kuko Vumiliya we nta telefone igezweho ya smartphone yagiraga, producer yashize agafoto ka Vumiliya kuri ya ndirimbo maze ayishyira kuri channel ye ya YouTube ndetse arayisangiza, maze irakundwa. Yaje kumusaba ko bakora indi ndirimbo, maze bakorana izindi ndirimbo ebyiri zirimo iyitwa Nzahura n'iyitwa Hari Yesu. Izo ndirimbo zose Vumiliya abantu batangiye kumwita umuhanzi, gusa we atazi ibyo ari byo. Batangira kumutumira, gusa we ntabyemere ko yumvaga atari umuhanzi. Umunsi umwe yaje gutumirwa mu Mavuna binyujijwe kuri wa producer, maze producer nawe amusaba gutinyuka maze akagenda. Vumiliya arabyemera. Kuri za ndirimbo 3 yari afite, producer yamucuriyeho izindi ndirimbo 3 maze ajya muri ya Mavuna. Wiyageragayo yahuriyeyo n'amakorali y'i Kigali, maze ubwo Vumiliya yaririmbaga ayo makorali ataha yemeye ati, umuhanzi araha. Vumiliya Mfitimana akimara kumenywa n'abanyakigali, ibyo byamukuruye amahirwe yo kujya kuririmba i Kigali mu gitaramo cya Sister Yvonne wamenyekanye cyane nka Miliyoneri. Iki ni igitaramo yagiriyemo umugisha, kuko umukecuru umwe yashimishijwe nawe maze amukoreshereza indirimbo imwe y'amashusho. Vumiliya abatangiye kumenyekana atyo. Vumiliya yamenyekanye nk'umuhanzikazi uririmba ijwi bavuga ko rikomeye cyangwa se ijwi rijya kuba iryo hasi. Iri ni ijwi avuga ko yakomoye kuri Butera Knowless, akaba ari wo muhanzi yemera cyane hano mu Rwanda mu baririmba secular. Tukiri kuri Butera Knowless, ndagira ngo mbabwire ko hari indirimbo igiye gusohoka mu gihe gito Butera Knowless yakoranye na Maranatha Family Choir. Iyi ndirimbo izaba yitwa Nyigisha.
Vumira Mfitimana kandi mu bahanzi bo mu Rwanda abandi akunda baririmba Sakira, akunda n'uwitwa Clarisse Karasira. Vumira Mfitimana yize muri kaminuza ya UTAB, University of Arts and Technology of Byumba, ahiga ibijyanye n'uburezi. Iyo umubajije impamvu yize ibijyanye n'uburezi muri kaminuza, aragira ati ubundi ni ukubera ko numva natanga umusanzu wanjye mu kurerera igihugu, ikindi kandi nkaba nkunda n'abana. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa 2023, Vumira Mfitimana avuga ko yabonye ibitangaza by'Imana mu buryo butangaje ubwo yakoraga urugendo ava mu majyepfo yerekeza Kibuye ajya gukora igitaramo i Karongi hamwe n'abavandimwe babiri na shoferi. Bagera Rubengera hafi ya rompwe, feri z'imodoka zigacomokoka maze imodoka ikibarangura bikomeye, ntihagire upfa cyangwa ngo akomereke cyane bikabije. Iyi mpanuka yahitanye umunyegare, gusa abari mu modoka bo bararokotse, ariko kandi barokoka mu buryo bw'igitangaza ukurikije uburyo imodoka yari yabaye ubushingwe. Igitunguranye cyane kurusha ibindi, Vumira Mfitimana akimara gukora iyo mpanuka yahise yerekeza kuririmba, maze akomeza igitaramo cye yari yateguye. Iyi si impanuka ya mbere Vumira yari akoze, kuko no ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munane 2022 mu masaha ya mu gitondo, ubwo yajyaga gukora igitaramo ku itoro rya Rusororo, maze umumotari wari umuhetse nawe bakibarangura mu mukingo bakababara cyane, ndetse motari we igufwa ry'ukuboko rikavunika, mu gihe Vumira we nubwo yababaye cyane nta gufwa ry'ukuboko cyangwa se ry'ukuguru ryaba ryaravunitse. Ibi byose byatumye abakunzi ba Vumira Mfitimana bamusaba kureka ingendo z'ibinyabiziga ku isabato. Umva icyo abivugaho. Burya rero ikibazo si ingendo, hari benshi bakora impanuka bibereye iwabo, urugero batwitse na gaze, inzu zikabagwira ndetse n'ibindi. Nge rero ndumva kureka ingendo zo ku isabato atari cyo cy'ingenzi. Turagushimiye cyane aho twabanye, turagushimiye cyane wowe wakanze subscribe, wowe wakanze like, ndetse nawe wanditse comment. Imana ikomeze kubana namwe. Reka tuzahure mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Nge yari Obedi Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.